ariko ntago ari supaguru iyo ngiyo yamwishe. Supaguru niyo uyinyweye ntago ugira ntago haza amaraso kandi ni mu mazuru honyine. Uko yaryamye yubitse inda niko basanze n'undi akiyubitse inda. Mutekereza ko hari uwo wamunize muri iryo joro? Ntago ninjoro yari kumuniga nanone, ntago yari kumuniga baryamanye ku buriri bose nyine bari bamukikije umukecuru, ahubwo byerekana ko iyo riba ari ihembe baba bamutonye. Ibimenyetso by'umuntu wishwe n'ihembe nk'umuntu mukuru bifata gute kugira ngo usobanurire dukurikiye muri aka? Nyine asohora amaraso mu mazuru ukumva, kandi urana nuko aryamye gutya ko yagiye. Si yanyeganyeze niyasamye ngo yikubite hasi yoroke ku gitanda, nigeza natera amaguru ngo base amere nk'umugaramye. Uko yaryamye nyine uko bamuryamishije niko n'ubundi basanze akimeze. Ahubwo ikibazo kiri muri izi ngo zabo. Amahembe yareze nawe? Amahembe nayo ariko arahaba nyine iyo bari gutumye ntago urara. Ihembe se ubwo urara ntunavuza ntunasamba. Reka twongere tugusuhuze mukunzi wa Zabu TV aho uherereye hose mu mpande enye z'u Rwanda. Tukubwire ngo ahoro y'Imana nabane nawe. Wishimye ririmba niko mpora mbabwira, ubabaye usenge niko mwisi bimera. Aha tugeze ni mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye, umurenge wa Mukura, ahavugwa amarozi atandukanye. Tuhageze kubw'urupfu rutunguranye rw'umusore rwavugishije amagambo. Twegereye bamwe mu bo tuhasanze batuganiriza byinshi bikurikira, harimo n'uyu papa. Turakwakiriye. Yego murakoze. Hanyuma iyi ni Zabu TV. Kubera icyo uri hano wowe? Nyine twaje mu rwego rwo kwitabaro ibibazo byabaye hano by'itabaro. Umukecuru hano yitabye Imana, yaramaze iminsi arwaye, ariko ikibabaje cyatubabaje muri byo, hari umwana w'umuhungu umwuzukuru we waje nimugoroba afite agahinda kenshi gakabije ka mukecuru we ngo wapfuye. Yaje arira cyane, azanywe n'undi muntu umwe bagenda nubwo ati Paul ihangane niko bigenda, ihangane niko bigenda kuri iyi si. Ubwo arakomeza arira cyane, ararira. Noneho baramubwira bati tuza ihangane, bamwicaza ahantu hamwe aratuza akanya gato, arangije bagera igihe bamujyana mu nzu, arakomeza ararira avuga ngo ntabwo ngo ngamusize hehe. Arize baramubwira bati rwose ihangane, bagonza baramwinginga biza kugira hajya mu nzu. Twaje kuhava nyine twatiri ku kiriyo, twaje kuhava bamujyanye mu nzu, ariko amakuru dufite twaje kumva mu gitondo twumvise ko nawe ngo yarayitabye Imana. Uko bakamuryamishije bagiye kumukomakoma basanga nawe yamaze kwitaba Imana. Amakuru nari mfite nayo ngayo niko nabikurikiranye. Naho uye mu murenge wa Mukura, akagari mu mudugudu wa Gakombe, akagari nirango A. Iyi nkuru mwayimenye gute? Byaje bite? Iyi nkuru hari ukuntu nejo narindi ku gasoko nimugoroba, ngiye kumva numva ngo umukecuru yapfuye. Ubwo ngubwo kubera ko yari amaze iminsi arwaye, yari arwaye cyane pe, ubwo twumva ko nyine apfuye by'ubusaza. Ubwo mu gitondo hari aho nari mvuye, ngiye kumva numva baravuze ngo ngerega ngo ntabwo umukecuru ari we wapfuye wenyine, ngo ajyanye ngo n'umwuzukuru we. Tubatese umwuzukuru we ugiye ninde? Kuko agahimbano bamwitaga Panke, ariko irindi zina rye ntabwo nabisobanukirwaga. Ubwo ngubwo uwo mwuzukuru bamwitaga Panke. Turavuga atese apfuye ate? Kwejo yararimo aririra nyirakuru ari mu nzu, apfuye ate? Ubwo ngubwo atapfuye ate? Ubwo birangije abaturage baravuga ati ko twari turi kumwe, naho yararimo yinywera agacupa, nyuma yaho agataha, ati nyirarume yamufashe ngo ageze mu rugo ariho arira, ngo amufata akaboko aramubwira ati ngwino uryame impande ya nyoko kuru wawe, yapfuye umusezere n'ubundi yagukundaga. Ubwo ngo umwana yaragiye aryama iruhande rwe yubitse inda. Ibyo byabaye ryari? N'uyu munsi byabaye nimugoroba nyine ninjoro, abaturage bari hariya nyine. Ubwo ngo araryama yubitse inda, aryamye yubitse inda, agiye kureba basanga umwana yapfuye. Tuyoberwa ikintu cyamwishe. Ariko ubwo yari yaryamye nawe ari kurira nyine ko nyine kurepfuye. Yego nyine ngo yari arimo amuririra ataramuryamika.
ubwo ngubwo ngo nyirarume aramubwira ati ngwino uryame iruhande rwa nyokuru wawe umusezere yagukundaga. Umwana ngo aryame iruhande rwe yubitse inda, bagiye kureba basanga yapfuye. Natwe byatubereye amayobera. Inkuru mwakiriye muti? Twayakiriye gutyo nyine. Birababaje nese twayakiriye gutyo, twababaye twabewe ikintu cyishe uwo mwana. Bese mwaguye mu wari wese arabivuga, twaguye mu kantu, wese ntago wagwa mu kantu. Ariko hari benshi barimo bavuga ko n'amarozi ye nahavuze ubuhuha, bavuga ati ashobora kuba bamumukurikije. Natwe twavuze ngo baramumukurikije, ariko bamwe bakavuga ati buriya wasanga ari nyirarume kwa ko n'ubundi atamukundaga, yari umwana wagendaga akihigira akagaruka akiryamira. Bakavuga abaturage bakavuga ati buriya wasanga ari we umwikijije. Nuko bamwe babifashe, kandi nawe wabivuga. Byaba ari amarozi. Wabivuga ubwo ni amarozi, none se ni indwara yamwishe. Ngaho ina mugende hari amakuru y'abahinzi. Turashaka muduhe ishusho y'amarozi avugwa hano muri aka gace. Ubuhe turabubona. Benshi twaganiriye bavuze ko aka gace ngo n'isazi barayimanura yiguruka. Aka gace bararuga, ariko ntabwo wavuga ngo batangu. Hari uwo bahera mu nzoga, urumva, hari abo bahera mu nzoga, hari uwo batega gutya agenda. Ntabwo ubwo burozi tubuzi, ntabwo turabubona isura. Ariko cyane cyane barabugabura mu nzoga, bakunda kubutangamo. Hari n'abatangamo supaguru. Ngo hari n'abatangamo supaguru, nta nubwo ari ubwa mbere bibaye rwose. Amarozi hano arahari cyane cyane no mu Gasharo hepfiri. Amarozi narahari. Araturembeje pe. Hanyuma murifuza iki rero? Aragiye umuvandimwe, ese inzego zibishinzwe zikora iki, zibamenyesha iki mwamwe nk'abaturage? None se ko wumva ngo ribu yamujyanye bakakaba ari kwa muganga, bamusuzuma tukumva ikintu cyamwishe icyaricyo, natwe tukamenya ikintu cyamwishe icyaricyo. Niba ari ukurira cyangwa ari nimba ari ukurira cyangwa se bamugaburiye bamuhaye tukabimenya. Ko hari igihe bamujyana nk'uko azize nk'ibyo ngibyo, bakamugarura bakamuduha tukamushyingura, ariko ntibavuge ngo basanze yishwe n'iki ngiki. Turifuza kugira ngo batubwire ikintu cyishe uwo mwana. Murifuza kugira ngo abaganga bamusuzume batubwire ikintu cyishe uwo mwana, tubimenye. Yapfuye amanzaga, turagira ngo bamusuzume, twicare tuzi ikintu cyishe uwo mwana, kuko nta wamuzura. Niba kumuzura byashoboka. Hanyuma tugusanze hano, wowe kubera icyo uri hano? Naje ku itabaro ry'umuvandimwe. Waduha ishusho uko byagenze? Umuvandimwe wacu yapfushije umubyeyi we, twatuje kumutabara. Mu rukerera twumvise ngo n'umwana we yapfuye. Umwana we yaje arerera nyirakuru, umubyeyi we amujyana imbere ya nyirakuru, uti ngwino nkwereke umubyeyi ahari. Bamujyana aho araryama, mu gitondo basanga yapfuye. Ni inkuru yatubabaje, umwana ari muzima, yarari no mu kazi. Birababaje cyane. Ni mu gahinda kenshi k'abantu dusanze hano, ariko bavuga ngo amarozi amuhitanye n'abandi ajya bahitana hano. Wowe ku rwawe ruhande waduha ishusho by'uko usanzwe ubona amarozi avugwa muri kano gace. Ese namwe nibyo mwaba mukeka byaba byahitanye umukecuru bigahitana n'umwana? Umukecuru yari akuze, Kigero yaragezemo. Umukecuru we ntabwo byatubabaje cyane, birumvikana, ariko umwana aratubabaje pe. Kumva umwana ejo yari muzima ari mu kiraka nk'uko twese twaba mu kiraka, akaza yenda nubwo yaba yanyweye ku gacupa karira bakamwereka umubyeyi ngo genda uryama, akamuryama impande agiye kumusezera, bikarangira apfuye. Birakabije, byatubabaje cyane. Mwaketse ko bifitanye isano n'iki? Mwaketse ko twaketse ko bamuhereye mu nzoga, kubera ko bireze. Bigenda bite se? Basigaye bafatanga inzoga bakayishyiramo supaguru neza, umuntu akaryama nyine ntasabe. Hari undi byaba byarabayeho nawe mukamubura? Bibaho, ariko ntabwo turabimenya, ariko ngo bibaho. Icyo kintu cy'amarozi murasaba ko bigenda bite? Icyo kintu cy'amarozi mwaba mukeka kiri kubatwara abantu, murasaba ko ubuyobozi bukora iki?
supaguru iri gukora ibintu ntazi nyine umuntu wese wikomye ikintu ahita abona uburozi hafi. Supaguru sirahenda sidesa ese umwana ko ejo hari muzima ari gupakira imodoka biratubabaje. Ubu tuvuye ku irimbi n'ejo tuzasubira cyangwa ejo bundi, byababaje cyane. Mwana w'imyaka 18 ntacyo ubuyobozi bukwiye gukora kuri aya marozi ya hato na hato. nyine byadufasha bagize icyo bakora, ariko njye ntacyo nzi. hari n'abaturage bafite ikibazo ati barafata umurozi bamujyana muri leta ejo bakamugarura bakamera ngo nk'abatemera ko amarozi abaho. Mwebwe hano bimeze bite? Nk'uko nguko yenda hagize nk'umuntu uroga umuntu nk'uko uyu mwana apfuye, aho kugira ngo bamujyane bamugarure ntabwo byaba ari byiza cyane, biba bikabije. Nese n'ubundi nyine yagiye akagaruka kandi undi yapfuye, urumva atari ibintu biba bikabije. aho umukeka bajya babikora se Ntabwo tubakeka, ntabwo nzi. aragaruka n'ubundi agafatira Aragaruka n'ubundi akagomeza akaroga abandi. murifuza iki n'amakuru wa mwana murifuza iki nyina kugira ngo umenye icyamwishe wenda nyirizina murifuza iki? Mama we yavuze ati ndifuza ko yapimwa akamenyekana. Ariko ni nabyo turifuza ko twamenye icyamwishe, yenda nimba ari n'umuntu wamuroze natwe tukabasha kwitwara neza, yenda natwe ntazatujyane. Papa tugusanze hano ngaho neza ngaho namwe n'umutuganirize rero tubasanze hano ni muhehe akagari umurenge n'umudugudu? Hano ni mu murenge wa Mukura akagari ka Rango A umudugudu Agakombe. yewe usanze hano byagenze bite, habaye iki? Giye mu gitondo cya 12 bampamagaye barambwira ngo umukecuru ngo yarapfuye, kandi ngo namugisha nawe yapfuye. Nakoresha ko ashoboye kose mitanza ndavuga nti ibintu ntibibaho. Mpageze rero nabashije kubaza rero niranye uriya mama we ko byagenze, arambwira ati umwana ejo yiriwe ku kazi akora ikiraka nk'abandi, amaze kubona ahembwe ajya hakurya aho bita ku Musaraba ajya kunywa y'akantu ari mugenzi w'umujyanye. Ubwo rero mu kugaruka yaje ageze hano bahita bamubwira inkuru mbi yuko nyirakuru yapfuye. Ubwo ahita afatwa n'agahinda ararira, arize bajya kumwereka aho nyirakuru ari, ahita amuryama iruhande uko babagira ngo n'umunaniro bagira ngo yasinziriye, barakomeza bararyama. Noneho nyirarume Werarisi aje nawe agira uruhande rumwe nawe araryama. Urumva umurambo w'umukecuru bawushyizemo hagati. Mu gitondo rero biba ngombwa ko Werarisi abyuka. Ageze hanze atari ko se ko twaryamanye na Mugisha bimeze gute katabyutse, agiye asanga ngo yakonje, arahamagarana basanga Mugisha yapfuye. Urwo rupfu rero baratunguranye, mudugudu abimenye avuga ati reka ntabaze nakundi. ibintu mwe mwakiriye gute? Twebwe byaturenze, byanatunaniye kumenya uko tubyakira, ku buryo bamwe bari batinye no kuza kwitabara bavuga ati se uwahagera wese yapfa, niba hari iki twayoboye ibyo ari byo twabize ko tubifata. Urupfu rwadutunguye bitakundaga kubaho, ni n'ubwa mbere mbibonye ku rugo rumwe rupfamo abantu 2 umunsi umwe. Nari nzi ko ntabajyana, ariko njye nabonye abantu bajyanye. Naketse iki? Twebwe twaketse ubundi imibiri yacu ibitse byinshi. Njye naketse umunaniro mwinshi w'akazi k'imvune yiri wakora, akaba yanywa n'ako kantu, akaba yatahira no kugahinda. Hari igihe imitsi ibintu sinzi ko nabyita stress, hari igihe yagira stress yo mu mutwe bigahuza n'umutima, bikaba ngombwa ko ubuzima buhagarara. N'ibyo njye naketse, ntabwo nigeze nibanda ku marozi cyane. Ayahabase Amarozi arahaba cyane, hahoze n'amatsinda yayo, habagaho n'amatora yayo. Abantu babaroze tukabandika tukabavuga tukeka. Ino haba nyine ntiwamutungira urutoki kuko yakorega kuko nta tongo uba umufatanye, ariko tuba tubazi. burahari kabisa. Burahari rwose. None byaba bifitanye isano? Birashoboka. Ubwo no kuvanga amakuru meza turayahabwa n'abaganga, nibo batubwira icyo babonye umwana yazize. Igihe tutarabona igisubizo, hari igihe nyine twakomeza kuvuga amarozi kuko niyo dutinya, niyo tuzi. Igihe muganga ataraduha igisubizo turakomeza twibande ku marozi, ariko dukeneye igisubizo byihuse tukamenya icyo yazize. Hanyuma rero ayo marozi yino ari kubatwara abantu hato na hato mukanabakeka nyine, murifuza ko bigenda bite inzego zibireba
zibishinzwe zikora iki? ese buriya zakora iki ko ayo marozi aba atunguranye? harimo abakubitanaga agashyi umuntu akagukubita urushyi gusa ukaba urapfuye, harimo isahira abo baterereje inzoka. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biza bitunguranye, ntabwo umenya ngo umurozi aherereye he, ku buryo abayobozi bamenye uko babifata. Sinzira n'ingamba abayobozi bafata bo ku giti cyabo, kuko nta murozi ugaragara nyakuri ngo tunabimubonane. Barafite n'amagini, mbese bakoresha siyasa zabo. Nta ngamba zafatwa? Sinzi ingamba zafatwa, nose ko bitungurana ukumva ibintu bibaye bitunguranye. Ingamba zafatwa gute? Ubundi umuntu akora ingamba iyo hari ikintu yabonye afatiraho. None byo biratungurana kujya kumva ahantu habaye impanuka nk'iyo. Ntibibahangayikishije se? ari agashyi gusa. Umuntu akagukubita agashyi cyangwa nk'inzoka. Ndibuka ko waje sari ukabona uko byari bimeze. Ino hari amagini. Bibahangayikishije ibyo bintu? Biraduhangayikishije. Isaha n'isaha natwe twitegura gupfa. Turatuzi ko isaha n'isaha natwe twapfa. uwo mwana yitwaga nde? Yitwaga Mugisha. irindi Mugisha bakunda kumwita Pake. ku izina rya papa. Naho umukecuru we Umukecuru yitwaga Nibarere Asira. niba Nibarere Asira. natwe turababariza ubuyobozi Yego. kirane bawe Turafite impungenge kandi banamuduhe tumushyingure vuba. Yego. Kwe gukomeza guheranwa n'agahinda. murakoze ku makuru muduhaye. Yego. Katubazo iramupapa kugira ngo sanza. muzi icyabaye hano muze? tubasanze hano rero mutubwire habaye iki, byagenze biti byo natwe hari inkuru twumvishe. iyo nkuru koko mwebwe mwayumvishe gute, bimeze bite? twayumvise iradutungura ariko mu buzima ariko niko bigenda. kubona umukecuru yitahira hanyuma umwana nawe yaza yagera mu rugo, yagera mu nzu aho ati ndashaka kuryama iruhande rwa mukecuru, yamara kugera iruhande rwa mukecuru akaryama, yaryamye ari muzima. ariko nyuma nyirarume bari kumwe, nyuma mu gitondo babyutse basanga umwana yapfuye. rero natwe byatungura. baravuga ngo ni agahinda gukamukanye nawe. aho ngaho ndemeranywa nabo. bavuga gute? ndemeranywa n'abavuga ko ari agahinda, kuko nabyo birashoboka. umuntu ashobora kugira agahinda wenda ugasanga yari afite n'indwara y'umutima cyangwa y'umuvuduko, wenda umuryango utari ubizi, byarangira rero yahura n'aka gahinda bikarushaho ko kwiyakira byakwanga, byamara kwanga umwana agahita yitahira. ni inkuru mwakiriye mute? ntabwo twayakiriye neza. urebye umwana ukiri muto nk'uriya utarabyara agataha kuriya nyine mu buryo butunguranye, ni ikibazo ariko nk'abaturanyi nk'umuryango nyine ni ukubasha kwihangana. inaha ariko ngo hari n'ikindi kibazo, barashyirwa mu majwi. gahunda y'uburozi ntayo nzi, ko ntabwo ndabona wenda uwo baroze, ariko wenda ubwo ababivuga ni uko bahuye nabyo, ariko kuri njyewe ntabwo nzi ibyo by'uburozi, ntabyo nzi. ariko biravugwa. kuba bivugwa biravugwa, ariko iyo utabyiboneye n'amaso yawe ntabwo wapfa kubihamya. hanyuma rero bagenzi bawe barifuza ati kwa muganga bamutwaye batubwire nyirizina ikibyihishe inyuma. nawe huje nabo icyifuzo? urumva twe twifuzaga ko nk'uko twari twakoresheje amasanduku abiri, twifuzaga ko umubyeyi, umukecuru wacu n'umubyeyi n'uwo mwana w'umwuzukuru twagombye kubashyingura rimwe, ariko bitewe n'ubuyobozi bwiza kandi baba bushaka kumenya ngo wa mwana yazize iki cyangwa wa muntu yazize iki, niyo mpamvu ubuyobozi bumaze kugera hano twatubwiye ati icyo mwifuza ni ikihe. turabibabwira ko twifuza ko twabashyingurana bombi, ariko noneho baratubwira ati ntabwo byashoboka nimba mutazi icyamwishe. hanyuma birangije
tubyigaho nk'umuryango turavuga ati mbo nta kibazo ngaho ni mu mujyane ariko byibura bibaye byiza mwamutugarurira tukajya kubashyingura na bombi birangira rero batamutuzaniye ubwo twabashije gufata umubyeyi umukecuru wacu niyo twagiye gushyingura hanyuma birangije umwana we aracyari kwa muganga aho twifuzaga ko wenda bamuduha vuba kuko atinze kwa muganga n'ubushobozi ntabwo baramutse bamutuhaye vuba kubera ko yasanduka iracyahari n'ishyamba twari twamaze kurishaka byibura nk'ejo bakamuduha byadufasha kugira ngo babaturage cyangwa abaturanyi babashe kubuzima gutabara bamubaheho hataramenyekana icyamwishe ngira ngo wenda biriya nta masaha bifata wenda mu buryo bw'abaganga nibo babizi ariko biriya ntabwo ngira ngo byamara umunsi wose bataramenya icyamwishe ariko gikwiriye kumenyekana biramutse bibaye byiza cyamenyekana kuko iyo yageze kwa muganga biba ari mahire ko umuntu amenya ngo uyu muntu yapfuye atya yishwe n'iki byaba byiza rero ko n'umuryango nawo wamenya ngo ese ni ya stress yagize bigatuma yitaba Imana cyangwa se ni ikindi kintu yazize aho wenda yarari nuko bibaye byiza cyamenyekana komeze mwihangana namwe murakoze uko ubu urapfuye ko kurasize abandi baba bateye uceceka n'ubundi byarangiye ntabwo urangwa agaruka ati mama yarasize rero wandeze koko ari we buzima bwanjye ntabwo mbyumva ibyo byo usanga yavuye amaraso mubona byari bimeze bite ngo yavuye n'amaraso ukuntu byagenze ubundi ujya uko naje nkabyumva mu gitondo bakimara kumbwira ko pake yapfuye kandi tuzi ko hari umukecuru wapfuye nibwo twaje noneho ariko urumva abaharaye barinze bahava batazi ko pake yapfuye ngiye mbyumva aribwo nzamuka nje hano mu gitondo none ni ukuvuga ngo ese nk'uwamufashe ari we mama wiwe wamubyaye mu nda akamujyana ngo agiye kumwereka aho baryamye akaryama yubitse inda hakarara nawe na mwishywa wiwe barangiza mu gitondo iyo saa moya ikagera umwana akiryamye bataramenyeganyega ngo yabyutse ngo aramufata ngo aramunyeganyeza ngo pake ngo byuka tugende ngo yumva wapi ngo naganyeganyega ngo pake ngo byuka tugende ngo yumva naganyeganyega ngo nibwo rero yarangije ngo ajya hanze ababwira bari bahari ngo na pake byarangiye ahubwo mwakoresha ubushakashatsi nguwo bararanye mu nzu kandi ari umugabo ukuze bobo bakareba ikintu yaba yazize kuko ntago ari supaguru iyo ngiyo yamwishe supaguru niyo uyinyweye ntabwo ugira ntabwo haza amaraso kandi ni mu mazuru honyine uko yaryamye yubitse inda niko basanze n'ubundi akiyubitse inda utekereza ko hari waba wamunize muri iryo joro ntabwo nijoro yari kumuniga nanone ntabwo yari kumuniga baryamanye ku buriri bose nyine bari bamukikije umukecuru ahubwo byerekana ko iyo riba ari ihembe baba bamutonye ibimenyetso by'umuntu wishwe n'ihembe nk'umuntu mukuru bifata gute kugira ngo usobanure dukurikiye muri aka nyine asohora amaraso mu mazuru ukumva kandi urana nuko aryamye gutya ko yagiye siyanyeganyeze niyasamye ngo yikubite hasi yoroke ku gitanda nigeze anatera amaguru ngo base amere nk'umugaramye uko yaryamye nyine uko bamuryamishije niko n'ubundi basanze akimeze ahubwo ikibazo kiri muri izi ngo zabo amahembe yareze inama amahembe nayo ariko arahaba nyine iyo bari gutumye ntabwo urara ihembe se ubwo urara ntunavuza ntunasamba ahubwo haruzi nayo arahari nyine utirinze nyine nawe baguhitana aka kanya ushobora gutambuka nawe ugahita umushandiko ukawufata kwambara bote bote se byakunda ntabwo bote byashoboka ahubwo pake yatubabaje twese pe nk'abaturanyi boba bareba ukuntu nk'abaganga batushakira ukuntu baturebera ubushakashatsi y'ikintu cyamwishe noneho nyuma mukabitubwira na nyina yenda akicara avuga ati umwana wanjye azize iki n'iki ariko ntabwo ngo warize ngo kanaka yapfuye ngo nanjye ndarize ngo misefa ibyo bintu bibaho none se ko ejo yari yiriwe ejo yari yagiye gupakira ifu inuzara ku murenge imodoka
imbara yagiye akagura ako gacupa n'uwo muvandimwe ko basanzwe basangira nta kibazo, ni gute bagomba kuvuga ngo umuntu ngo yarize ngo ahita apfa ako kanya? Ntabwo bishoboka, niyo magambo yanjye narifite. Ntabwo byumvikana. Bifuza ko bigenda bite rero? Kumvikana kwanjye nk'abantu bamujyanye mu nzu, yahageze nigeze bavuga ngo ndwaye umutwe, nigeze barwaye umutwe, usibye kwicaka bati mama wanjye arapfuye koko ariwe nagiraga, ubuzima bwanjye bwose burarangiriye aha ngaha, turajyana. Uri kumva? Ubwo ngubwo none nubwo barangije baramufata, bamuzanira ifoto ngo arayisoma ngo aranayobera, ngo barangije ngo barongera bamufata akaboko ngo bajya kumwereka aho aryama, ngo impande y'uburiri nyine umukecuru arayeho. Nibwo uwo nguwo nyine nyirarume nawe yarangije, nyirarume nawe nibwo yarangije aramufata, baragenda bose bararyama, ageze aho abantu bararanye arababaganiriza, barataha bagera mu ngo bataramenya ko uwo muntu yitabye Imana nawe. Icyo kibazo niho mwagombye kureba nk'abantu bakuru namwe mukakijumbura, kandi ari umuntu w'umugabo. Reka tugaruke ku burozi buboneka hano mu murenge wa Mukura by'umwihariko. Ngire ngo hano hirya gato hari umukecuru, hari umwarimukazi uherutse gupfa atererejwe ikiyoka mu ubwo buryo. Kuki mwebwe nk'abaturage mudateranya inama ngo abo barozi nimba mubakeka mubavugire mu ruhame, mwereke inzego z'umutekano zibafatire ibyemezo kugira ngo babamareho abantu? Abo bantu rero reka nkubwire, ntabwo inteko y'abayobozi ibintu babikora pe, kuko iyo wabifashe nk'aka kandi hari umukecuru w'inshuti yanjye hariya mu Gashara baroza arwara n'igihe asiga abana na isambu yose ayimaze bamuvuza mu Kinyarwanda, agasanga bamuhurira ari abantu 3 bo mu muryango yashatsemo. Abo bantu abana bagiye gukubita, umuhungu we yagiye gukubita abo bagore, barangije bavuza induru baramushinganisha abayobozi ngo nagira icyaba ngo bazabyirengera. Ese icyo gihe uzavuganira wa muntu kandi yaramaze kuguhoyekura, ubutaha undi waho yigese azakoraho? Ni ukuvuga ngo rero iyo bivuze baravuga ngo ni uburozi ngo utahise umufatana aka kanya ngo akibuguhereza, ntabwo ari umurozi, ahubwo bagahita bamushinganisha, bakasigara ari we bareba, wowe ugasigara utanga ibyakareze b'abana bawe. Ibyo bintu bose ntabwo babikora, ahubwo dore ikiza, hari umusaza wakubitanaga agashyi, yakubitanaga agashyi akaza nk'uko agahita agira gutya, wajya mu nzu ugahita upfa. Uwo nguwo barinze bamwica, bamusanze mu nzu kugira ngo bihoshe, ubundi twakinguraga buri segonda. Kuvuga ngo rero baramwisha abaturage, barapfumuye mu nzu nyine, bamusanga mu nzu bahita bamwica. Imisaraba yamugiyeho ntigira ingano. Ubwo rero ni ukuvuga ngo barabashyigikira abarozi da, kandi iyo bagushyigikiye nyine ukuvuga ngo we yari yaracishirije mu gashyi, yagira gutya nuko wahita kugenda nyine ukavuga ati biraduhangayikishije. Ahubwo mugomba kubivuga, none urasiga umwana ari muzima ukagaruka ati birarangiye. Umuntu akibaza ukuntu upfushije umwana utamurwaje utagize gute, ni nk'ibi ngibi nyine bitunguranye. Ariko nk'abantu bararanye mu nzu ugomba gushakamo ubushakashatsi. None se barenze abandi bararanye bataha, sanga ziragera umwana ngo arapfuye. Icyo gihe mu gitondo wari umukoreye.